waba urangije kwiga mekanike uwo waba uri we wese hahandi tugutiza ibikoresho ukabigarura mu gihe gito cyane wakoreye umuntu kandi yizewe ku mafaranga make cyane. Tugana tugufashe, ibikoresho birahari by'ubwoko bwose. Waba wifuza ko tugana kuri nimero kandi utugane wavuye muri training, amabeti, akadege n'ibindi kuri 0794709612. Ndazisubiramo 0794709612. Garabasuje hano mukurikira Valence Comedy. Bambere mubanze mukore subscribe komeze mudukurikire muganyisha. Jesus is Lord. Uyu ngo n'umuhinde. Igihugu cyabo ariko yaje mu Rwanda bagomba kuba umunyarwanda akavuga ururimi rw'igihinde. Bamwita Daniel ariko yagera mu gihugu cy'ubuhinde kitwa akitwara Chakapatikani. Tumiye kuri no channel ngafite byinshi byo kubabwira. Ngiro rino channel la akibeki dikulise adaka iragera hejuru ikongera ikagaruka. omeneka ope Noneho ngo yaje gushiramo ubwenge bw'abahinde. Apostle we have. Ikibazo gihari ubu arahari. la amikisikirikide kale bigere kale kide paka Kubera ibyishimo byacu bagomba kudushiramo imbaraga. la akisikirikide pa Imbaraga zigomba kuzamo kweri kabisa. akidikirike sabagara kide bigera Bantu muteze amatwi la akisikirikide pa pikitila ugomba kumuha imigisha myinshi cyane kabisa. la akisikirikide pa omekinike What? Ukomeza gushama imbaraga mu byo ukora la akepekirike sakataka cyangwa ugacika intege. What? la akemenikide kula Cyangwa ukaziza gukora ibintu nyine byanga bikora. la akisikirikide ke Mubanza mu nyihangane hari igihe gukora zeshite nanjye nazisubiramo ugasanga nituri guhuza ariko nibyo kabisa. la akemekirike na bita Rero inama yabagira lo akinekirike sakirikide pa mutwe la akimekirike sakirikide pa mukagira morale mu byo mukora. la akimekirike ta Ya bakomeje kubashimira kuba yageze aha ngaha kuri no channel yacu. apeki elekirike pa ala kinekira Kandi mwabantu mwe ngo mujye mwitondera ibintu mukunda gukora. la akimekirike kama kene kupikile Ariko nyine utuntu ari gukora tw'utujeste yirampa nk'ifi nyine sindi kumva neza mu nyihanganire. Ariko yaravuze ati arabakunda cyane. la akisme akita amela atikile vama ate Akaba yumva ngashaka kuntu yakiga ikinyarwanda ariko yabuze ukuntu akiga. la akitikispe to akitikila kwa anta ana Agerageza kukivuga ngo bikanga. akepe atikise aneke ko omeko bomu dakete Cyangwa ku mutima byose ababishaka yaturutse kure mu gihugu cy'ubuhinde ashaka kwiga ururimi rw'ikinyarwanda ariko la yaka akitikite India akepe ko Rwanda akopo era mitikite ngo yaturutse mu buhinde aje mu Rwanda ariko nyine ari kwirampa nk'ifi nawe ndi kubyumva. la pikistiki ekema kidi airport yeah la kepikinikiti pakita Kugira gutya na kabiri ni kuvuga nyihanganire nyine ntabwo tuba tuzi ibyo ari kuvuga si kuma ndi kubasobanurira. la amikitise alamina kopa ate Ubu ushobora kubona nk'ubise ikintu bari kuvuga ibintu mutazi kabisa. la amikitise kalpekata kwala kupikidikila amikitida Umujye mwitondera abahinde bari aha hantu utuntu tw'utugegera ariko we ngarifashije la chiki emetefa naracika imvinefeteka ya chaki tifa sikuranye ikinde nyime iracike feteka la chiki fikitike shafa umva kuranginde mwegere kabisa iginde nakimenya
nakava mu Rwanda dore ko mu Rwanda ngiye gupfira nta n'ikirimo nzi nk'ikinkoko gusa. La, wait. Speaking Kinyarwanda. La India, speaking Kinyarwanda. Nyarwanda. Yeah. La speak Kinyarwanda. Ngo yavuye nyine akantu gato kari kubacanga ni umunyarwanda ariko akaba azi igihinde gikariye. Ubwo noneho byagenze gute kugira ngo amenye igihinde gusa kandi ari umunyarwanda? Natubwira. La tikituntu kometikitiminoha ngo bamubyariyeyo le intermeti chenye wetifa. yakimenyera none ikintu kiri kumubabaza ngo ku mutima ngo arashaka kumenya igihinde ku buryo karishye kabisa. Mvinga afite inyota yo kuba yamenya ururimi ngo babyeyi be kabisa. La atekweni ekelema Kinyarwanda. Yavuye kure yumva ko Ikinyarwanda akesha n'ikintu cyacu cy'Ikinyarwanda ni cyiza nubwo umucanga mushaka kumenya ibyongereza uyu ari kugishaka byikarishye kabisa. Chikefa alikinida etotuna mapakiti ndama alekenita elefa edekapa antikida emeta. Gafite inyota ikarishye kuba yahura n'umukuru w'igihugu cyacu. Le eken imiti a ederifikiti kujana itahe. Ngo kubera isomo batanga ku baturage b'u Rwanda abaryumva ariko riri mu gihinde. Lekiti efima atikena beneketa abe entra enifa alenti enche enifa abe entra Gashaka kubaririmbira akaririmbo kagezweho ko mu Buhinde keza cyane. Le etikeni famu enikiti ekinilabini. Reka kabaririmbire mukumva. Lati dani chakahe Ngiyo henye ngenera amajeri ubyina ucuramye etikete mate nibwo abantu bishima. likitame nimenta chikepa ono ha Kuvuga aririmbo sha akumenya mu kabahinde kaba karyoshye. chikepa kala